Reka mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima bwe mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko bari mu mugirwa hagati wa Kigali. Ni Mr Jean Ngugu. Ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 2026 ni saa yazuzuye na makuru y'umugoroba kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 akaba ari inkuru tuza kugaruka ku buryo butandukanye. Icyambere nuko umunyamabanga nshingwa bikorwa umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Bugarama yamaze gutabwa muri yombi akurikiranwaho icyaha cyo gupfobya jenoside no kuyakana cyangwa se icyaha cyo gupfobya jenoside nyuma yuko cyangwa se dore ko yatangije umugoroba cyangwa se icyunamo mbere yuko itariki 7 zigera. Umuhanzi Diamond Platnumz yamaze gutangaza ko muri Kanama azataramira i Kigali mu bitaramo byitwa Le Tour azakorera mu migabane cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, ndetse akazataramira muri uku kwezi kwa Kanama. Umuhanzi kandi nanone Diamond Platnumz na Tiger B The Ben bamaze gutangaza yuko bazahura mu gitaramo cy'urwenya kizabera mu mujyi wa Kampala mu minsi iri imbere. Icyo wamenya ko nuko mbere yuko dutangira amakuru yacu kuri subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugiraho ku gihe kandi ibintu bikomeze kugenda neza gatanu kuri gatanu. Byagenze gute rero kugira ngo uyu munyamabanga nshingwabikorwa aze kuba yatabwa muri yombi w'umurenge wa Bugarama? Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba hariya mu karere ka Rusizi hamwe hakunda kwera umuceri, akaba yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho yatawe muri yombi azira icyaha cyangwa se gupfobya no guhakana jenoside. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi intara y'Iburengerazuba Ndayimana Daniel ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau kubera gutangiza icyumweru cy'icyunamo igihe kitaragera. Byagenze gute kugira ngo umunyamabanga nshingwabikorwa nk'uyu nguyu umuntu ujijutse uyoboye umurenge aze gutabwa muri yombi azira icyaha nk'iki ngiki? Umukumbi yayobeje navango utari mukeya. Uyu gitifu Ndayimana Daniel ngo yatawe muri yombi ku wa 11 Mata 2026 akaba afungiye kuri station ya RIB ya Kamembe kubera gushaka gutangiza igikorwa cyo kwibuka kuva tariki ya 6 Mata 2026. Itariki izwiho ko aribwo indege y'uwari umukuru w'igihugu General Major Juvenal Habyarimana yahanuriwemo ho agapfa nabo bari kumwe bose. Ubundi umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko Ndayimana Daniel akurikiranwe icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi no kugoreka ukuri kuri jenoside agamije kuyobya rubanda. Mu magambo yagize ati umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yagize ati Ndamyimana Daniel yatawe muri yombi nyuma yo kugaragaza ko yifuzaga ko ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu murenge wa Bugarama bikorwa kuwa tariki ya 6 Mata 2026. Itariki yifashishwa n'abahakana cyangwa se n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nkuko bisanzwe bizwi, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bitangira tariki ya 7 Mata ya buri mwaka, aho tariki ya 7 Mata 1994 bitangira tariki ya 7 Mata niho kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bitangira. Mata ya buri mwaka aho habaho iminsi 7 y'icyumweru cy'icyunamo gikurikirwa n'indi minsi yo gukomeza kwibuka abatutsi bishwe kugeza ku minsi 100. Ni ukuvuga kugeza tariki ya 3 z'ukwa 7 ya buri mwaka. Gusa ntiharamenyekana icyo gitifu Ndamyimana Daniel yashakaga ko bibuka kuko abayikoresha
ni ababa bashaka kugoreka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu ibazwa rye Gitifu Ndahimana Daniel agenda yivuguruza aho yagize ati gushaka gutangiza icyumweru cyo kwibuka jenoside ku ya tariki 7 z'ukwa 2026 nabisabwe n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo muri uyu murenge nyobora. Akomeje guhatwa ibibazo, Gitifu Ndamyimana Daniel yakomeje yivuguruza ati ntabwo nabisabwe n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo yari amarangamutima yanjye. Aha ni nago ho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau, rushingiye rukomeza iperereza kugira ngo Ndamyimana Daniel asobanure neza icyo yise amarangamutima ye. Si Gitifu Ndahimana Daniel gusa ukurikiranwe icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, kugoreka amateka ya jenoside no kuyipfobya, kuko uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwanatangaje ko hari dosiye y'abantu 47 zirimo dosiye 47 nuko ngo ni dosiye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwanatangaje ko hari dosiye 47 zirimo abantu 53 bakekwaho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aho byinshi byagaragaye mu ntara y'amajyepfo, ubwo ni kuvuga iyo za Nyagatare na za Hehe, ibyaha 14 igakurikirwa n'iburasirazuba ibyaha 13, dosiye 13 ubwo, iburengerazuba 10, umujyi wa Kigali 7, amajyaruguru 3. Niko ngo tubyumve neza, muri izi dosiye 47 harimo 14 mu ntara y'amajyepfo, 13 mu ntara y'iburasirazuba, iburengerazuba 10, umujyi wa Kigali 7 n'amajyaruguru 3. Intara y'amajyepfo mu mbabarire, mu ntara y'amajyepfo iyo tuvuze mu ntara y'amajyepfo tuba tuvuze za Rusizi, za Nyamasheke, za Karongi. Iburasirazuba tukaba tuvuze za Nyagatare, aho ngaho hafi ngaho na za Gatsibo na za Kirehe. Amateka avuga iki ku ngengabitekerezo ya jenoside y'ipfobya ryayo? Amateka avuga iki ku ngengabitekerezo ya jenoside? Amateka atubwira iki ya jenoside n'ipfobya ryayo ndetse n'abayihakana? Nubwo bimeze bitya, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 10 havugwamo amahame remezo 6 leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho kandi akubahirizwa, harimo 2 yibanda ku gukumira no kurwanya ipfobya n'ingengabitekerezo ya jenoside, ariyo: icyambere gukumira no guhakana no guhana icyaha cya jenoside, kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside no kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragaramo byose, kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, akarere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Ni mu gihe itegeko nomero 38 mu mwaka wa 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, mu ngingo yaryo ya 163 ivuga ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri igira iti: umuntu wese ukoze kimwe mu bikorwa bikurikira abakoze icyaha: igikorwa kibangamira umuntu umwe cyangwa abantu benshi, cyangwa gitandukanya umuntu cyangwa abantu benshi hashingiwe ku isano muzi, ubwoko, inkomoko, umuryango, inzu, ibara ry'uruhu, igitsina, akarere, ubwenegihugu, idini, ibitekerezo bya politike, ibyiciro by'ubukungu, umuco, ururimi, imibereho muri sosiyete, ubumuga bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe cyangwa isura y'umubiri, uwo abakoze icyaha. Igikorwa kigamije kuvutsa umuntu umwe cyangwa benshi uburenganzira bwabo buteganwa mu mategeko y'u Rwanda cyangwa mu masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwemeje hashingiwe ku isano muzi, ubwoko, inkomoko, umuryango, inzu, ibara ry'uruhu, igitsina, akarere, ubwenegihugu, idini, ibitekerezo bya politike, ibyiciro by'ubukungu, umuco, ururimi, imibereho muri sosiyete, ubumuga bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe cyangwa isura y'umubiri. Igikorwa cyose gishishikariza umuntu kuvutsa undi
muntu cyangwa abantu benshi uburenganzira bwabo buteganwa mu mategeko y'u Rwanda cyangwa mu masezerano mpuzamahanga. U Rwanda rwemeje hashingiwe ku isano, muzi, ubwoko, inkomoko, umuryango, inzu, ibara ry'uruhu, igitsina, akarere, ubwenegihugu, idini, ibitekerezo bya politike, ibyiciro by'ubukungu, umuco, ururimi, imibereho muri sosiyete, ubumuga bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe cyangwa indi mitekerereze y'umubiri abakoze icyaha. Umuntu uhamijwe n'urukiko gukora kimwe mu bikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Ni mu gihe ingingo y'ijambo 34 igira iti umuntu ukoresha imvugo, inyandiko cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose gitanya abantu byatuma abantu bashamirana cyangwa bigatera intugunda mu bantu bishingiye ku ivangura abakoze icyaha. Umuntu hamijwe n'urukiko gukora kimwe mu bikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Nanone itegeko 59/2018 ryo kuwa 22/2018 byerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Mu ngingo yaryo ya 5 ivuga guhakana jenoside aho igira iti umuntu ukorera mu ruhame igikorwa kigamije kuvuga cyangwa kugaragaza ko jenoside atari jenoside, kugoreka ukuri jenoside agamije kuyobya rubanda, kwemeza ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri. Uvuga ko mu Rwanda akemeza ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri. Dukomeze. Kugaragaza imibare itari y'abazize jenoside yakorewe abatutsi n'abakoze icyaha. Iyo ahamijwe n'urukiko gukora kimwe mu bikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Nkuko bisanzwe iyi nkuru tuyikesha Karibu Media izakomeza kubakurikiranira amaherezo y'abantu bakurikiranweho iki cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, gupfobya no kuyihakana. Abantu mupfobya jenoside mukayihakana rwose ntabwo umuntu mufite, ntabwo mutekereza ku mahano yaguriye igihugu cyacu, aho abanyarwanda tuvuye naho turimo turerekeza.